Haleluya. Haleluya. Yesu we urakomeye. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 2 twahereye ku murongo wa mbere tugeza ku murongo wa 12. Mariko igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Aranditse ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira hari, buzura inzu barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, maze bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi bari bahetsemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyu nguyu avuga atyo, arigereranyije? Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanye batyo mu mitima yabo, arabaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye. Uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana ishimwe cyane. Mureke twongere dusenge. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, turagushimira kuri Imana ifite ubutware, turagushimira kuri Imana ifite ubushobozi. Ibyo ushaka byose bibaho, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Turasenze rero kubw'uyu mwanya twinjiyemo, turahamagara Umwuka Wera kugira ngo azabane natwe. Umwuka Wera atuyobore, Umwuka Wera atumurikire, kugira ngo tubashe kumenya neza icyo dushaka muri iyi minsi ya none. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena, amena. Nuko ngo abantu baratangara, baravuga bati, ibi ngibi ntabwo twigeze kubibona. Babonye igitangaza Yesu akoze, babonye umuntu waje ahetswe n'abagabo 4, aciyeho aragenda yikoreye n'ingobyi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi reka tuvuge ku butware bwa Yesu, reka tuvuge ku byo Yesu akora, ariko cyane cyane ndaza gutinda kuri aba bahetsi. Yesu ashimwe. Ndaza gutinda kuri aba bahetsi, ngo bari bahetse uyu muntu ufite ubumuga, kandi ikigaragara ubumuga uyu muntu yarabumaranye igihe kirekire. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo abakuru muri twebwe babonye abahetsi, ariko harimo ahari wenda bitewe n'aho umuntu yavukiye utarigeze abona abahetsi. Icyakora naratunguwe, abahetsi baracyariho. Narinzi yuko ibintu byo guheka abantu mu ngobyi bitakibaho, ariko hano Ishyogwe maze guhura n'abantu inshuro 2 bahetse umurwayi bagiye hariya
ku kigo nderabuzima cya Shyogwe bahetse umurwayi. Ubwo rero bivuze ngo ni igikorwa kikibaho, abenshi barabibonye, abenshi babonye abahetsi. Bivuga ngo rero ntabwo ngiye kuvuga inkuru abantu benshi batazi, emwe ndetse n'iyi nkuru yo muri Bibiliya abantu barayizi. Inkuru z'iki kirema abantu barayisomye, abandi barayibwiwe, abandi bumvise abavugabutumwa bayibwirizaho. Ariko hari ibintu nza kugarukaho, ndasaba Imana kugira ngo wumve ubutumwa bubaye bushyashya muri wowe. Yesu rero ngo yari ahantu hitwa i Kaperinawumu, yari yibereye mu nzu arimo kubwiriza ubutumwa. Ariko ngo biza kumenyekana yuko Yesu ari ahantu, Yesu ari muri iyo nzu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubwo yari mu nzu ameze nk'uwihishe, byaje kumenyekana yuko hari. Bariya abantu nabo bari bafite umuntu ufite ubumuga. Bibiliya yavuze ngo uwo muntu ni ikirema. Nabo bamenye yuko Yesu ari muri iyo nzu, bigira inama, baravuga ati ariko uyu muntu iki kibazo kimaranye igihe, uwamufata tukamuheka tukamushyira mu ngobyi tukamushyira Yesu ahari yamukiza. Nuko abagabo bane bajya mu mushishi, mu Kinyarwanda niko tubyita, babiri imbere abandi babiri inyuma, baheka uriya muntu wari umaze igihe ari ikirema. Baragenda bagera i Kaperinawumu, kandi bagera kuri ya nzu Yesu yari arimo hamwe n'abandi bantu, yari arimo kubwiriza ubutumwa, hamwe n'abandi bantu yari arimo yigisha. Ariko abahetsi bagize ikibazo, bagira ikibazo cy'uburyo bari bugeze uriya murwayi wabo, uriya muntu wabo, uburyo bari bumugeze kuri Yesu. Ikibazo bagize nta kindi, ni ikibazo cy'abantu. Kubera iki? Abantu bari benshi mu nzu ku buryo barenze inzu bafunga n'imiryango, abandi ahari bari no mu madirishya, ku buryo byari bikomeye kugira undi muntu winjiramo ngo agende agera imbere ahari. Iyo biba umuntu ufite imbaraga ushobora kugenda akiyinjizamo, yashoboraga kubyigana akageramo, ariko ntibyasabaga yuko bakomeza kumuheka mu ngobyi, bakinjira mu nzu bamufashe mu ngobyi. Biba ikibazo gikomeye rero. Yesu ashimwe. Mu nzira yacu y'agakiza tujya duhura n'inzitizi. Mu nzira yacu dusanga Yesu, dushaka kugera kuri we, tujya duhura n'inzitizi. Ntabwo tugenda mu nzira irambuye, kandi akenshi nasomye Bibiliya nsanga inzitizi za mbere ni bande? Inzitizi za mbere ni abantu. Siko tubibonye? Burya inzitizi za mbere ni abantu. Iyo ugitangira kumva ufashe inzira yo gusanga Yesu, inzitizi za mbere uzahura nazo ni abantu. Duhereye no ku bantu mubana mu rugo iwawe, mu rugo iwawe bashobora kukubera inzitizi, bakagutangira ukabura aho unyura, ukabura aho uca, kubw'amagambo bakubwira yakuzitira. Bakagukwena, bakaguseka, bakakubwira bati ibi ngibi turabizi ntabwo uzabimaramo kabiri. N'akanaka yarahagurutse arahinda, yabivuyemo, nawe uzabivamo. Ushatse waza tugakomezanya, tukinywera mu kayoga, ukareka gusara, ukareka uburwayi. Tujya duhura n'inzitizi mu mihate yacu yo gusanga Yesu. Uriya muntu nawe yagize inzitizi, kandi ahura n'inzitizi z'abantu. Ariko bariya bahetsi bantangaje, baravuga bati imiryango irafunze,
n'amadirishya arafunze, ariko hari ikindi dushobora gukora, uyu muntu akagera kuri Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyo baba abandi baba baravuze bati twisubirireyo, umuntu wacu ntabwo ashobora kuhagera, hari abantu benshi nawe arabireba, twisubirira inyuma, twakoze ibyo twakagombye gukora. Ntabwo babigenje gutyo, baravuga bati twavunitse, tugomba kugera ku cyo twagize gute, ku cyo twiyemeje. Uyu muntu turagomba kumugeza kuri Yesu byanze bikunze. Bigira inama, niba bari bafite urwego, niba ari ntarwo, ibyo bintu ntubimaze. Cyakora Bibiliya tubuhiye ngo inama bigiriye nukurira bakagera hejuru y'inzu, barangiza kugera hejuru y'inzu n'umurwayi wabo bagize gute, bamufite. Ntabwo bamusize, bari bamufite aho hejuru y'inzu. Umurwayi wabo bari bagize gute, bari bamufite. Bamugezayo, bamaze kugerayo, barambika ingobyi ku ruhande, batangira gusambura inzu. Iriya nzu buriya yari ishakaje amabati, yari ishakaje amategura, yari ishakaje ibyatsi. Iriya nzu yari ishakaje iki? Iriya nzu banze yari ishakaje ibyatsi. Bigizayo ibyatsi, bigizayo ibiti, haboneka inzira. Barangije bamenya neza aho Yesu ari, ngo niho bamanuriye wa murwayi neza neza aho Yesu agize gute. Birashoboka ko abantu bihinze. Haleluya, Yesu ashimwe. Abantu babona ikintu kimanutse hejuru, bigirayo bati muve mu nzira kitabagwira. Umurwayi atingiza amahirwe, n'ubundi mwari mwigize nabi. Ingobyi barayimanura no ku birenge bya Yesu ngo pi. Yesu ngo areba ukwizera kw'abo bantu. Yesu ashimwe. Ntabwo yarebye kwizera kw'ikiremo, yarebye kwizera kw'abahetsi. Atekereza urugendo bakoze, atekereza uburyo muri inzu, atekereza uburyo bayisamuye, atekereza uburyo babitekereje. Aravuga ati aba bantu bafite kwizera. Arangije abwira ikirema ati kubera uko kwizera aba bantu bafite, uku kwizera kuragukijije, wikorere uburiri bwawe wigendere. Haleluya, Yesu ashimwe. Yesu ni umunyampuhwe. Uyu munsi hari abakozi b'Imana bakora ibitangaza kandi barahari, ariko kugira ngo akigukorere hari abashyiraho tarifu. Kavuga ati nuhagera kugira ngo wemererwe kubonana nanjye ni 20,000. Gukorerwa igitangaza urongereho ibindi 20. Ibyo ntimwabibonye. Ariko Yesu ntabwo yavuze ngo ariko ibyo murimo ni ibiki. Oya, yaravuze ngo kubera uko kwizera kw'aba bantu nawe ikorera uburiri bwawe, nurangiza wigendere witahire. Uko kwizera kurahagije kugira ngo ukire, nta kindi gikenewe. Buriya rero tuba duteranye mu nzu y'Imana twiga ijambo ry'Imana, ariko abantu bagira misiyo zitandukanye. Hagati aho ngaho muri iryo teraniro ngo hari abantu bitwa banditsi. Yesu ashimwe. Bishimiye yuko umuntu akize uburema yari amaranye imyaka. Oya, ahubwo ngo bari barimo bayikenyambere, ngo bibaza mu mitima yabo ngo ari kuriya buriya butware abukura hehe bwo kwigereranya, ubundi se arakiza ibyaha se n'Imana. Ni ibyo ngibyo ngo bari bibereyemo. Burya tuba turimo kuvuga ubutumwa, hari abandi bicaye hari inyuma na hano imbere bahari bafite ibindi bibereyemo. Wari kuriya nawe ibyo yigize, ibyo yazanya, ibyo tumubonana, ubundi se we niki.
bakanaka se bone byagenze gutya, reka tumutege iminsi. Abanditsi mu iteraniro ryose habamo abanditsi, ni ukuri barimo, bagiranaga ibibazo na Yesu, ntibaburaga ibyo bavuga, batisha isabato, arigereranyije, yiyise Imana, yigize undi muntu, ntibaburaga ibyo bavuga. Abanditsi ntibabura ibyo bandika, ntibabura ibyo bavuga, reka barabihorana, ni abanditsi. Nubwo igitangaza cyakoreka barakomeza bakaba banditsi, ntacyo bibabwiye. Yesu arababwira ati noneho mubimenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware. Haleluya. Yesu afite ubutware, afite ubutware. Imana ishimwe. Ubutware bwo gukuraho ubumuga nubwo bwaba bumaze igihe kirekire, Yesu afite ubwo butware. Abanditsi mubimenye. Yesu afite ubwo butware, arabufite, ntabwo mwabimenye. Yesu afite ubutware bwo gukora ikintu cyose ashaka muri iyi paruwasi yashyogwe. Afite ubutware bwo guhindura ibyo ashatse mu gihe ashakiye, yabihindura nubwo byaba bimeze igihe kingana iki, yabihindura bishatse. Abanditsi bati nuko byahoze ku bwa Pasiteri Kinyanza, niko twabigenzaga, none byarahindutse. Yesu ahindura ibintu igihe agize gute, abishaka. Imana ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo nongere nigarukire kuri bariya bahetsi. Bariya bahetsi ntabwo basanzwe. Ndagira ngo tugire ikintu tubigiraho, twigira kuri bariya bahetsi, ariko twigire no ku bahetsi basanzwe, babandi dusanzwe tubona. Nababonye inyigisho zigeze kuri 6 twakwigira ku bahetsi. Ababonye abahetsi mushyire ibiganza hejuru ndebe. Abahetsi bahetse umuntu mu ngobyi, ababonye muzamure nanjye nababonye. Imana ishimwe cyane mwese mwabonye abahetsi. Abahetsi rero ikintu cya mbere nababonyeho, aho bahamagariye, iyo uzindutse mu gitondo ukavuga uti nyamuna murantabare tugeze uyu muntu kwa muganga, ugahamagara kwa Yohana, ugahamagara kwa Paulo, ugahamagara kwa Yosefu uti mumbe abahetsi duheke umuntu agere kwa muganga, nk'ako kanya mu gihe gitoya abahetsi baba bageze aho ngaho. Siko bigenda. N'uwari ugiye guhinga arabireka, n'uwari ugiye mu bindi arabyihorera, akavuga ati turabanza tugire gute, duheke umuntu tumugeze kwa muganga aho bashakiye hose. Na nijoro niba umurwayi yafashwe ari nijoro, abahetsi baraza nijoro. Niba ari 6 z'amanywa, abahetsi barahita bagira gute, barahita baza. Ikindi nabonye ku bahetsi ntabwo bishyuza. Yesu ashimwe. Ntabwo avuga ngo rero uyu muntu araremereye, uraduha ngahe? Oya, baraza umurwayi bakamuheka, nta na kimwe wishyura. Uyu munsi mu itorero hadutse utuntu, inaha ngaha ishyogwe muri abantu b'Imana, muracyakubura urusengero mukarukoropa, mugakora imirimo yose yo ku rusengero mutishyuje. Hari aho nabonye umushumba umupastor avuga ati ukora iki ngiki, umuntu aturampa ngahe? Uzaze ukubure ku rusengero uzaduha ngahe? Uzaze ukore mu busitani bw'urusengero uzatwishyura ngahe? Ibyo bintu byaradutse. Hari n'abavuga butumwa babikora, yajya kubwiriza kumva yuko ugira gute, uramuha akanta gatahana.
akaba bizi yuko yayigwe hari apagira gute hari apatahana n'umuhamagara rimwe kabiri ari nta kantu muha ntabwo azagira gute ntazagaruka. Ariko abahetsi iyo bahamagaye baraza umuntu bakamutwara bakava hano bakamugeza Kabgayi bamuhetse. Hari n'abava za Kibuye bakaza Kabgayi bahetse umuntu ariko bakabikora ku mutima mwiza ku buntu. Ikindi nabonye guheka ni inshingano ya buri wese. Yesu ashimwe. Niba uri aho ngaho ukigagaza ntuzajye uheka, ubimenye neza yuko abaturage bagufatira mbariho. Guheka ni inshingano za buri wese. Ntawe utinyuka kubaho ngaho ngo bamubwire ngo habonetse umurwayi ngwino uheke avuge ngo nigiriye guhinga. Ntabwo bibaho. Avuge ngo nigiriye mu isoko mu Kinini. Ntabwo bibaho. Ibyo ngibyo iyo bikoze ntaho wongera kunywa amazi. Iyo uvugije induru barakwihorera. Ugomba guheka byanze bikunze. Yesu ashimwe. Abasore n'abagabo bari hano turi ku ngoma y'Umwami Yesu. Areka guheka biravuna. Guheka biravuna. Abagabo rero mushima Imana yuko imbangukira gutabara zaraje. Duheka rimwe na rimwe hahandi hatagera umuhanda. Ariko ubundi habonetse umurwayi ni inshingano ya buri wese kugira gute guheka. Fare wabyumvise? Guheka ni inshingano ya buri wese. Ntabwo uzavuga ngo ariko rero ngewe ngo ndiko ntahure wakamemo ngo ntabwo njya guheka. Bazagufatira mbariho. Niba utabishoboye uzatanga amafaranga y'umuntu ujya guheka mu mwanya wawe. Kubera ko ni inshingano ya buri muntu wese. Ikindi nabonye guheka bisaba imbaraga. Siko bimeze? Bisaba imbaraga. Niyo mpamvu ubona abagore badafite imbaraga nyinshi akenshi ntibajyamo, hajyamo abasore. Urumva babandi bagize gute bafite imbaraga. Nta n'umurwayi uheka undi. Hari aho mwabibonye? Nta murwayi uheka undi. Abaheka ni abantu bazima bafite imbaraga. Ikindi nabonye abahetsi bashyira hamwe. Yesu ashimwe. Hari umuntu mwabonye bahetse mu ngobyi ahetswe n'umuntu umwe? Oya. Bisaba ubumwe. Guheka bisaba gushyira hamwe, kumvikana, gutera intambwe ireshya, abantu bakagendera hamwe. Ubumwe bw'abahetsi. Icyanyuma nabonye yuko abahetsi barihuta. Yesu ashimwe. Abahetsi bamaze gushyikira umurwayi wabo bahita bihuta kuko baba bagira ngo bageze umurwayi kwa muganga atarashira mu mwuka. Umubyeyi bamugeze kwa muganga atari yabyarira mu nzira. Bibasaba rero kugira gute kwihuta. Yesu ashimwe. Kwihuta. Nta hantu nigeze mbona abahetsi bahetsi umurwayi bicaye ku nzira baruhuka. Oya. Barihuta kugeza bageze kwa muganga. Imana ishimwe cyane. Ese muri iri torero dufitemo abahetsi? Ese muri iri torero dufitemo abarwayi? Dufite abarwayi. Ese abahetsi barahari? Abahetsi barahari, abarwayi bo barahari. Ndetse abenshi ntabwo baje gusenga. Nta mbaraga umurwayi yagira zo kuza gusenga. Abenshi mu barwayi ntabwo bazi.
siko bimeze. Abarwayi ntabwo baza. Mbese dufite abahetsi ko dufite abarwayi. Umwepiskopi wacu ubwo aheruka hano yatangije gahunda yitwa buri mukristo hehe. Muvuge cyane, buri mukristo hehe. Buri mukristo mu mujishi. Birahindutse. Hehe mu mujishi. Umugore mu mujishi, umugabo mu mujishi, umwana mu mujishi. None dufite abarwayi. Abenshi ntabwo bagera mu rusengero kuko nyine ni indembe, bararembye. Hanyuma tukazinduka mu gitondo akidiko nakiyasira, ariko uyu munsi mwakererewe we, kandi abantu arimo kurubwira na abantu barwaye. Pastor dukora n'abantu. Uyu munsi mwakererewe, twavuze yuko baza gusenga 3, none mwaje 5. Ikibazo kirihe ko abantu ari abarwayi? Uyu munsi turaterana, turi amaparuwasi 3 n'urusengero ntirwuzure, ubwo abenshi bibereye muhira bagiye kwahira ubwatsi bw'inka. None ikibazo kirihe? Abo bantu ni abarwayi. Nibifatira agasambi bakaryama, ni abarwayi. Siko bimeze. None se uriya muntu w'ikirema hari uwari ufite uburenganzira bwo kumuseka ngo agenda akururuka ku butaka? Wamuseka? Abashije gukururuka nibwo ubona umuntu akururuka nyine akagera hano 5, undi akagera hano 6, kubera icyo afite ubumuga muri we. Naho yagerageje. Ikibazo gifite nde? Ikibazo gifite mwiyita abazima muri muzamuri dore. Fase warebye bajyaho bakubeshye. Ntabwo bakubeshye. Ese mwumvise ko navuze ngo abazima batarwaye muzamure mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero ntabwo bitangaje kuba twavuga yuko dutangira 3 ukizira 6 kubera icyo ufite uburwayi bw'ingingo. Ufite uburwayi, ariko Imana ishimwe yuko uyu munsi tumenye yuko dufite uburwayi. Abahetsi ntabwo bishyuza. Nta kintu bishyuza. Oya, ni umurimo bakora kubw'ubushake, kubw'urwo rukundo bafitiye umurwayi. Kandi ni inshingano ya buri wese kumva yuko akwiriye kugira gute? Kuba umuhetsi. Ni nako bimeze hano mu itorero. Yesu ashimwe. Nicyo musenyeri wacu yaje kutubwira. Kuko benshi, abakristo benshi bumva yuko abarwayi bangana gutyo bose bazayekwa na kidikoni. Oya, ntabwo njye guheka kubera yuko na kidikoni se ko atabikora. Pastor wese ko atabikora. Ni nabo banarobanura basura abarwayi, basure abakristo. Niba batabikora tuzakomeza twiyicarire natwe. Gusa twebwe turabibona yuko batabikora,
kandi tuzajya tubivuga. Ni inshingano yacu kugira gute? Kujya mu mujishi buri mukristo, mu mujishi buri mukristo mu murimo. Ibyo rero bisaba imbaraga. Imbaraga se turazifite? Turazifite izo mbaraga? Rukundo yigeze kudusetsa aravuga ngo bigomba kuba byaramubaye ibyo bintu, afite umurwayi asengera, uwakozeho akamubwira ati ndaje, yakongera guhamagara ngo azagasanga telefone yiriye urwaye. Kubera iki urahamagara umuntu gusengera umurwayi kandi nawe yifitiye ubwe burwayi? Yabanje akisengera we. Bisaba imbaraga. Ibyo bintu bisaba iki? Bisaba imbaraga. Wajya kubyutsa umuntu wishwe n'urwagwa nawe uzungera? Ntabwo ibyo bintu byakunda. Icyo wajya kumubwira no kumubwira uti turi kumwe, turi mu nzira imwe, ahubwo ntukajye umisha nawe, tujye tugendana. Hari ibyo dukwiriye gusambura. Yesu ashimwe. Hari ibyo dukwiriye kubanza gusambura kugira ngo abarwayi duhetse babone uko bagera kuri Yesu. Ni ibiki dukwiriye gusambura? Ni ubusambanyi bwatwizingiyeho, ni ubusinzi bwatwizingiyeho, ni ubujura bwatwizingiyeho, ni bya bindi byose turagomba kugira gute? Kubanza kubishyira ku ruhande, dusesa twigiza ku ruhande kugira ngo abarwayi duhetse babone uko bagera kuri Yesu. Ntabwo twabageza kuri Yesu hakiriho ibyatsi, hakiriho ibibingo, hakiriho ibiti. Reka. Abarwayi bacu tuzabagumana. Ntabwo tuzigera tubasha kubashyikiriza Yesu niba tutabashije kugira gute? Kubanza kugira ibyo dusambura. Abarwayi bacu ntabwo tuzabashyikiriza Yesu niba tutabashije gushyira hamwe. Inkingi imwe ntigera inzu. Nta muntu umwe waheka umurwayi mu ngobyi ngo yikorere ku mutwe, ntabwo bikunda, wamuhura. Bisaba yuko dufatanya korali New Life, tugafatanya abari mu rugendo baryo bakomeje urugendo, abazawukomeza Shoboza mwami, tugafatanya, Sempati tugafatanya, tugasananira umurimo, nibwo bizakunda. Umurimo nituwuharire Verina, Yesu ashimwe, nituwuharire Verina ntabwo bizakunda. Verina nakoze. Sempati, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari urubyiruko rurwaye. Yego. Ni ikibazo gikomeye. Ibyo rero dukwiriye kubikora twihuta. Yesu ashimwe. Dukwiriye kubikora tugira gute? Dukwiriye kubikora twihuta. Iminsi ni mibi, dore umunsi wo gukirizwamo n'uyu nguyu. Umunsi n'uyu nguyu ntabwo ari ejo. Dukwiriye kubikora twihuta, kwa kundi abahetsi baba bihutana umurwayi kwa muganga, niko dukwiriye kwihuta tukazana bari abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, babaswe n'ibiyoga, batari bahinduka abasazi. Mwarababonye hano ishyogwe mufite benshi. Abantu inzoga zasajije barasara neza burundu bariruka. Uko dutinda rero niko bahinduka abasazi. Buri mukristo mu mujiji, buri mukristo mu murimo, tukajyana twese tukajya mu mujishi, nta kurebanaho, ahubwo kumva buri wese akumva yuko ari inshingano ze
ushyikiriza bariya abantu, tukabashyikiriza Yesu. Hari abarwayi rero badukeneye, ariko tubanze twisuzume ubwacu, turebe yuko dufite izo mbaraga zo gusanga abandi. Tubanze twigizeyo ibyatsi, twigizeyo ibibingo, twigizeyo ibiti, twigizeyo imyanda yose, tubone umwanya wo gufata aba barwayi tubashyikirize Yesu. Muri uyu mwanya ndumva twasenga, kandi buri wese agasengera icyo yumva kiri ku mutima we.